Muraho neza. Uyu munsi natekereje kuza kubafasha uburyo wakora imbata nkomatanyo. Twibukiranye yuko imbata nkomatanyo ni kimwe mu bidanago by'ingenzi umwarimu mu ishuri ry'incuke agomba gushyira mu muteguro we w'isomo. Mbese ni ikidanago cy'ingenzi umwarimu mu mashuri y'incuke agomba kuba afite nk'uko amabwiriza agenga ibijyanye n'uburezi bw'abana bo mu mashuri y'incuke abiteganya. Rero hari ibyo ugomba kuba witeguye kugira ngo ubashe gukora imbata nkomatanyo. Icya mbere, ugomba kuba ufite integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi. Icya kabiri, ugomba kuba ufite isaranganyamasomo ryo guhera ku myaka 3 kugeza ku myaka 6 ryo mu mashuri y'incuke. Ndumva ibyo bitabo ko ari 2 ari byo wakwifashisha mu gutegura imbata nkomatanyo. Rero mu gukora imbata nkomatanyo ugomba kureba icyo bita insanganyamatsiko nini n'insanganyamatsiko ntoya. Iyo ngiyo aba ari insanganyamatsiko ugomba kwibandaho muri icyo cyumweru ugiye gutangira, kuko imbata nkomatanyo aba ari ibikorwa by'icyumweru bikubiyemo insanganyamatsiko y'icyumweru. Rero ruriya ruziga rwo hagati mureba, hagati ushyiramo insanganyamatsiko nini, noneho hariya hejuru ugashyiraho insanganyamatsiko nto. Twibukiranye yuko insanganyamatsiko nini n'insanganyamatsiko nto ubikura mu nteganyanyigisho ishingiye ku bushobozi. Integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi niyo iguha insanganyamatsiko nini. Hariya insanganyamatsiko nini niyo bita inyigisho. Noneho insanganyamatsiko nto ni umutwe. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Ubutaha tuzareba uburyo wakoresha isaranganyamasomo mu kugira ngo wuzuze imbata nkomatanyo. Ndabashimiye. Murakoze.